Ubu ngubu twerekeje mu mujyi wa Huye, tugiye gusura ahahoze hari icumbi ry'umwamikazi wa nyuma w'u Rwanda Rosalie Gicanda. Mu by'ukuri ni inzu iherereye munsi ya Stade Huye, akaba ari inzu yubatswe mu myaka y'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo ine. Birumvikana neza yuko ari inzu ishobora kuba imaze imyaka irenga 80. Nk'umuntu wari ugiyeho bwa mbere, byari byiza kubanza kumenya ese uyu mwamikazi Rosalie Gicanda ni izihe karitsiye yabagamo, ese hitwaga nguki, ese uyu munsi yitwa nguki. Nk'uko uri kubibona neza, urabona yuko ari karitsiye zagiye zitera imbere. Ni ahantu bita ku Itaba, ni munsi neza neza ya Stade ya Huye, hakaba ari naho hubatse iyi nzu y'uyu mwamikazi Rosalie Gicanda. Nk'uko ubibona ahangaha imbere yacu hari igipangu kiriho ibishushanyo by'ubugeni, niho hahoze icumbi ry'uyu mwamikazi wa nyuma w'u Rwanda Rosalie Gicanda. Turinjiramo kugira ngo tumenye kandi dusobanukirwe amwe mu mateka yaho. Ese niki cyatumye ava i Nyanza akaza kuba hano? Byose urabisobanukirwa. Icumbi rero ry'umwamikazi wa nyuma w'u Rwanda ni iri ngiri. Nk'uko muri kubibona, uri kubibona neza yuko riherereye munsi ya stade, kuko amatara ya Stade Huye ari hejuru yaryo. Nyuma y'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itanu n'icyenda, umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa amaze gutanga, hahise hakurikiraho inkubiri yo gushaka kwimakaza repubulika, bagaca ingoma ya cyami. Iki gihe rero nyuma yaho mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itandatu na rimwe, uwari perezida icyo gihe Gregory Kayibanda yirukanye mu rukari uyu mwamikazi wa nyuma w'u Rwanda Rosalie Gicanda, nk'ikimenyetso burundu cyo gusibanganya ingoma ya cyami. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itandatu na kane nibwo umwamikazi Rosalie Gicanda yazanywe gutura hano. Nyuma rero ku itariki ya 20 Mata mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda na kane, abahoze ari abasirikare ba Habyarimana ndetse n'interahamwe baraje bica Rosalie Gicanda, bamwicana n'abagore 6 bari inshuti ze. Ni byinshi wibaza kuri uyu mwamikazi wa nyuma w'u Rwanda, wari ufite umutima mwiza udasanzwe. Gusa kuba yarabaye i Huye bigutera kwibaza isura y'umujyi wa Huye uyu munsi. Nibyo, reka dutembere bimwe mu bice by'umujyi wa Huye, umujyi ufite byinshi byihariye buri wese namwifuriza kuwusura.